Twongeye kubaramutsa mwebwe mwese mudukurikiye kuri channel yacu ya SDARM Rwanda. Iyi ni channel y'Abadiventiste umunsi wa karindwi bavugurura. Nk'uko rero mumenyereye, muri aka kanya tugiye kubagezaho ibyigisho bya Bibiliya biyobora abakuze mu ishuri ryo ku Isabato. Njye rero tugiye kubana muri iki cyumweru ni Nshimyumukiza David. Nkaba mbasaba kugira ngo mukore subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona ibyigisho byose tuzajya tubagezaho. Muri aka kanya rero tugeze ku cyigisho cya 12 gifite umutwe uvuga ngo ubutware bw'umwana. Isomo ryo kuzirikanwa riraboneka muri Yohana ibice 5 umurongo wa 26 n'uwa 27. Ariko mbere yo kugira ngo dutangire mureke tubanze duce bugufi dusenge. Uwiteka Mana yacu, twongeye kugushimira uburyo wabanye natwe muri iki cyumweru, tukaba tugeze muri aka kanya tugihumeka umwuka w'abazima, ubihimbarizwe. Turagusabye kugira ngo ubane natwe muri iki cyigisho mu izina rya Yesu, amen. Murakoze rero, mureke twinjire mu cyigisho cyacu cya 12 gifite umutwe uvuga ngo ubutware bw'umwana. Isomo ryo kuzirikanwa riraboneka muri Yohana ibice 5 umurongo wa 26 n'uwa 27. Haravuga hati, kuko nk'uko data afite ubugingo muri we, niko yabuhaye umwana ngo abugire nawe, kandi yamuhaye ubutware bwo guca amateka, kuko ari umwana w'umuntu. Ngira ngo rero hano muri iri somo turabona yuko Kristo afite ubutware buhwanye n'ubwa se, nk'uko tubibona hano muri Yohana. Mu mwuka w'ubuhanuzi mu gitabo cy'ubufuzwe byose paje ya 208 hari amagambo avuga ngo, Yesu yaravuze ati, ubushobozi bwanjye bwo gukora imirimo mu nshinja mbiterwa n'uko ndi umwana w'Imana, nkaba ndi umwe nayo muri kamere. Mu bushake no mu migambi mfatanya n'Imana mu bikorwa byayo byose. Ngira ngo rero hano muri aya magambo tubona mu mwuka w'ubuhanuzi aratwereka yuko Yesu ni umwe n'Imana muri kamere, mu bushake ndetse no mu migambi. Bishatse kuvuga iki? Ibyo Yesu agambirira ni nabyo Data wa twese agambirira. Ibyo ubushake Yesu agira ni nabwo Data wa twese agira. Bishatse kuvuga ko Yesu ni umwe na se muri byose. Ku ngingo yo kuwa mbere y'uyu munsi hari amagambo avuga ati, guhwana n'Imana. Muri make iyi ngingo ifite umutwe uvuga ngo guhwana n'Imana. Ikibazo cyo kuri A kirabaza ngo, uretse kuba yarakijije uwari yaramugaye ku Isabato, ni iyihe mpamvu yindi yatumye Abayuda banga Yesu? Yohana ibice 5 umurongo wa 17 n'uwa 18. Mureke dusome twumve icyo hatubwira. Ariko arabasubiza ati, Data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Nicyo cyatumye Abayuda barushaho gushaka kumwica, kuko uretse kuzirura Isabato gusa, ahubwo ahora yita Imana ko ari se bwite, akigereranya nayo. Ngira ngo rero hano muri iri somo baratwereka indi mpamvu yatumye Abayuda banga Yesu. Impamvu yatumye Abayuda banga Yesu ngo ni uko yitaga Imana se. Ariko se bo mu by'ukuri Imana bayitaga gute? Ibi ngibi byose urebye muri iki cyigisho babiterwaga n'urwango bari bafitiye Yesu. Kumva ukuntu mu mwuka w'ubuhanuzi haravuga ngo, Yesu yavuze ko anganya n'Imana uburenganzira. Ishyanga ry'Abayuda ryose ryitaga Imana se. Hano birumvikana, kuba Yesu yari yise Imana ko ari se, nta kidasanzwe cyari kirimo, kuko n'Abayuda ubwabo Imana bayitaga ko ari se. Nicyo gituma
batagombaga kurakara bene ako kageni. Niba Kristo yaravuze ko afitanye isano n'Imana, ahubwo bamushinjaga kwigereranya n'Imana, bigaragaza yuko bumvaga asa naho yisumbukuruje mu byo avuze. Ngira ngo hano ibyo Abayuda bakoraga kwari ukwigiza nkana. Bo ubwabo bavugaga ko Imana ari data wabo cyangwa se ari se wabo. Kuba rero Yesu yaravugaga ko Imana ari se we ntabwo byari igitangaza kuko nabo barabikoraga, ariko kubera urwango bari bamufitiye babihizemo impamvu yatuma bamwica. Mureke tujye ku kibazo cyo kuri B. Kirabaza ngo ni gute Yesu yashyigikiye ko amategeko y'Imana aruta imigenzo y'abantu? Mureke turebe muri Matayo ibice 15 umurongo wa mbere kugera ku wa 9, dusimbuke ku wa 13 twumve uko havuga. Hari amagambo avuga ngo nuko abanditsi n'abafarisayo bavuye i Yerusalemu baza aho Yesu ari, baramubaza bati, ni iki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo y'abakera, ntibajabike intoki mu mazi bagiye kurya? Nawe arabasubiza ati, ni iki gituma mucumurira itegeko ry'Imana imigenzo yanyu? Kuko Imana yaravuze iti, wubahe so na nyoko, kandi iti, ututse mwene se cyangwa nyina bamwice. Ariko mwebweho muravuga muti, umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati, icyo najyaga kugufasha nagituye Imana, umeze atyo ntahatwa kubaha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu, mwandyarya mwe. Yesaya yahanuye ibyanyu ati, ubwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imba kure, bansengera ubusa. Arabasubiza ati, igiti cyose Data wo mu ijuru atateye bazakirandura. Ngira ngo rero hano icyumvikana ni uko Kristo ubushake bwe kuko bwari buhuje n'ubushake bw'Imana, kubera ko icyo yakoze hano yararikiye Abayuda kuba basubira ku mategeko y'Imana bakayubahiriza, kuko aruta imihango bari barishyiriyeho. Tujye ku mwuka w'ubuhanuzi, haravuga hati, ntabwo abo banzi ba Kristo bari bafite ibisobanuro byo guhangana n'ukuri yigishaga. Imitima yabo bavugaga gusa ibyanditswe mu mihango n'imigenzo yabo, kandi ibi byasaga nk'aho nta mbaraga bifite kandi bitanejeje ubigereranyije n'ingingo Yesu yakuraga mu ijambo ry'Imana ndetse no muri gahunda itajya ihagarara y'ibyaremwe. Ngira ngo rero hano ikigaragara, Yesu we mu miterere ye icyagomba gukora kwari ukuziririza amategeko y'Imana. Aha niho ahwaniye n'Imana. Kristo yari ahwanye n'Imana kuko mu ntekerezo ze, mu mibereho ye yose, yari afite gahunda yo kwerereza amategeko y'Imana. Niyo mpamvu ingingo ya Kristo yari ifite agaciro kanini cyane kuruta ingingo y'abariya Abayuda ndetse n'Abafarisayo. Rero murakoze, tumaze kwiga ingingo y'uyu munsi yo kuwa mbere ivuga ngo guhwana n'Imana. Mukomeze mugire umunsi mwiza.